ni ukuvuga ngo ushatse washyira agasosi ku ruhande cyangwa isosi ukayishyira hano ku ruhande nk'uko mubona turi kubikora, warangiza Wow, isa neza pe. Hello bakunzi ba Claire Mbabazi, mbahaye ikaze bakunzi bo guteka, abantu mukunda kurya neza, mukunda kwita ku buzima bwanyu. Uyu munsi nagarutse no guteka, nabwiye yuko ntabwo nshaka guteka njyenyine, ngomba gutangira kwakira keya. Hari ituruka mu batetsi, hari abashuti, hari abafana, hari abavandimwe. Amarembo narayafunguye, buri muntu wese ushaka kuza kudutekera aranyandikira muri comment ambwire ashaka kuza guteka, kandi agomba kuba afite ikintu special, ikintu kidasanzwe aje kudutekera. Ajya areba mu mavideo 400 kuri ubu ngubu dufite, arebe icyo tutatetse cyangwa arebe ukuntu ari ukuntu umuntu afite akantu ke akambwira, ubundi amarembo arafunguye. Ni ubuntu, ntabwo ari amafaranga tugira ngo babashe kwishyura. Nta mafaranga, ni ubushake n'umutima mwiza gusa. Mbahaye ikaze rero guteka. Umunsi ugiye guteka ibintu special, ngiye kurya neza, ni ibintu nkunda. Kumwe n'umusore mwiza ugiye kudutekera. Mfite keya buri minsi. Karibu cyane, ngwino bakubone ubibwire. Uraho neza? muraho neza Claire, ni meza. Alex, umeze neza? Ndashimira Imana. Karibu cyane. Murakoze cyane. Nishimiye kukwakira mu gikoni kwa Claire. Nanjye nishimiye kubana namwe mu gikoni. Ni ibintu nkunda kandi niyumvamo, kandi nkorana umutima wanjye wose. Usanzwe kubona umusore mu gikoni? Yego, ni ibintu bisanzwe, nubwo bisanzwe twumva ngo igikoni ni icy'abagore, ibyo ni ibya kera. Nk'ubu wenda nk'iburayi ni ibintu bisanzwe, ni ibintu bizi, buri wese ugeze mu rugo arateka. Ariko mu banyafurika twumva ko igikoni ari icy'umudamu, ariko ubu noneho abasore, abagabo, nitwe duzi igikoni kuruta n'abagore. No mu mahoteli akomeye usanga abantu bafite performance ni abasore, ni abagabo. Rero nashishikariza n'abandi basore, ubu hari umusore waba muri ghetto akajya kurya muri restaurant. Ikintu kibabaje, ajya muri ghetto akaba imyaka 10 akakurongora kugeza mu rugo ngo sheri ngo sinzi no guteka, ngo kubiza amazi gusa, ukajya ngo muri ghetto yari afite umukozi. Ariko njyewe wanjye nashaka azaza atazi guteka, ariko afite isuku, aho ibindi azabimbaza. Nawe uzabikora, kumva ko ari byiza ndetse muri ugabana imirimo. Ugiye kudutekera iki uyu munsi, kubera ko ibintu ugiye guteka ni ibintu nkunda, bibabwire. Uyu munsi tugiye guteka ikintu bita kawunga. Inyama rero ngiye nkunda inyama ntoya, bakase inyama nini, gusa inyama rero nawe watampombeje ra. Bampombeje, kandi niyo ari ntoya zishya vuba. Tugiye guteka ikiro cy'inyama. Ngiye nkunda imvange. Alex, nawe ukunda imvange? Imvange nibyo zigira isosi, ziryoshye cyane. Naho iroti ntiryoha pe. Njyewe nkunda guteka direct, nkashyiramo uturungo nyuma. Ariko niyo wabimara na mbere, oya turakoresha uburyo bwa Alex, ibyo arata. Reka tuzishire ku muriro, ariko dushiramo akunyu. Ushyiramo akunyu gakeya ngaka. Nuko tunacanira rimwe n'amazi. Yego, n'amazi ya kawunga. N'amazi ya kawunga. Aha ni inyama. Abantu benshi hari ukuntu bajya bateka inyama babanje gushyiramo amavuta, ariko n'ukuntu zibanzamo, noneho ko zibyara amazi ukwazo, noneho ya mazi akavamo zikagenda zoroha, ukaza gushyiramo utuvuta nyuma, ukaza gushyiramo n'ibirungo zigashya zimeze neza cyane. Dufite poivro, dufite garlic cyangwa tungurusumu, tukagira onja, tukagira na kibe magi, tukagira inyanya, tukagira na sauce tomate. Ibi ni byo tugiye gukoresha mu nyama, ariko tugira n'ikindi kintu bita soya sauce iri dark. Tugira dark, tukagira na white. Iri dark ikora mu masosi. Tukagira n'ikintu bita black pepper, yongera uburyohe kandi ibiryo bigahumura neza cyane. Iri naryo ni ibanga mu gikoni kabisa. Reka aho ubugari ariho nshira umuriro mwinshi. Inyama ku muriro muke burya ni byiza, ubwo zishya neza. Ikindi kintu nkunda, buriya nkunda inyama zimijije kubi. Boyiro iraryoha, kuko nta nubwo wabona iziguhagije. Bigenda neza cyane. Bigenda neza byiza. Kakawumiyo. Alex, mbyaza umusaruro nkoreshe. Yego. Umunsi ndi umuyede, urumva chef ubundi aravuga. Nta kintu bitwaye rwose. Chef aravuga gusa.
kugenda urabona ko ushyiramo amazi akariro nyine amazi akagenda akamamo gake uko akama niko zigenda zigenda ziba zihinduka brown urabona nk'ubu ngubu zimeze nk'izigiye gutangira gushya kandi ariko yego tuzigishyiraho zihindura isura kaze urabona mbereke umutwe neza zigenda ziba brown ni ukuvuga ngo ushobora kugira ubwoba ngo inyama zawe ziri bushirire mu by'ukuri inyama zo ziba zifitemo amaso ubwazo urebyemo neza dore ngaya ari kugenda akamukamo kugira ngo inyama yacu ize gushya yumutse kandi imeze neza ubwo iyo ducanye gutya tugenda tugaragura gake gake ariko zihundira ibara ari nako zigenda zishya ubwo rero iyo zimaze kugira amazi ashizemo ushyiramo utuvuta dukeya ukagenda ugaragura zatangira guhindura ibara ugashyiramo ikintu bita ibirungo nk'uko bisanzwe yego pfundikire rwose tubyihorere irimo n'ibirungo ubundi dukora isosi yacu ntabwo ari ngombwa gufata amavuta ngo uyabanzemo kenshi na kenshi ni hahandi uzasanga bibaye amavuta aretse hejuru cyane ni ukuvuga ngo iyo ugize gutya akaba menshi noneho kuko ziba zimeze n'ubundi nk'izenda gushya washyiramo amavuta rero ugashyiramo ya mavuta menshi akabyarana y'amazi ugasanga hari n'ukuntu n'inyama ziba zifite n'amavuta yazo warangiza washyiramo ibirungo byose ugasanga isosi wagira ngo atetse amavuta menshi ariko gutya nabyo ni byiza kandi biranafasha biri muri bya bindi bituma umuntu yirinda kuba yakoresha amavuta menshi mu biribwa tuzi ko amavuta atari meza ubwo rero uzajya utegura inyama zawe wajya ubigenza gutya ukabanza ukazishyira gusonga umutsima runaka udafite ahantu udahanurira ugomba kudahanura yego niyo mpamvu kudahanura tukagabanya amazi yego tukaza kugenda twongeramo gake gake ni ukugabanya amazi kandi badahanura amazi yabize ntabwo badahanura amazi akiri mabisi atabize ni ukuvuga ngo kudahanura ugabanya amazi ukagabanyiriza mu kindi kintu kugira ngo udashyiramo ifu amazi akaba menshi inkono yawe ntishye uko wabyifuzaga kandi ntabwo uteka makeya kuko kugira ngo abe make yaba menshi kuko bije ifu ishobora kuba nyinshi ukabura ayo ushyiramo niyo mpamvu tubyita kudahanura bantu b'abadiyasipora n'abandi bavuye i Kigali abavukiye umunsi kudahanura ni ufata kandi gakombe ukagenda ugabanya bitewe n'ikikorohe cyangwa n'ibyo ushatse kiratangira akazi kawe n'akazi k'abagabo k'imbaraga n'imbaraga rero iyo umaze kudumwe wateka iyawe wenyine ubundi uteka akawunga bitewe n'ikigero cy'abantu ushaka guseriva uko bangana none iyo bayikundaho nkanjye nanjye cyane rwose ubwo rero twebwe kubera nyine tuyikunda dutetse ikiro wasanga buri wese ari burya inusu yego wasanga uri burya inusu nanjye nkarya inusu tumaze gushyiramo rero kawunga yacu tugiye gutangira gusonga cyangwa kuvanga twibuke uramutse ukunda umunyu wawushyiramo amazi akibira cyangwa ukawushyiramo cyangwa utuvuta ugakaranga igitunguru imbere ariko kawunga nziza ku bantu bazi kawunga nta mavuta nta munyu rero twatangiye gusonga kawunga yacu murabona ko twadahanuye none bikaba bihise bigira gute bifata tugenda twongeraho amazi gake gake kandi burya kawunga urayiteka ikoroha kugira ngo mu gihe uri kuyiteka kugira ngo ize gushya ishya igenda ifata niko bateka kawunga ugenda wongeramo make make ibi bintu mubikore rwose muzatubwira ushizeho amazi make byahita birabura kiramo utundi dukeya ntugabanyirize umuriro gabanya umuriro gakeya tugiye kurya neza muze tubahe kame ndeba n'inyama aho zigeze nk'uko umaze kuvangavanga ushatse wapfundikiraho gake cyane ariko wagabanyije umuriro kugira ngo umwuka ugumemo n'ubundi niko kagenda gasonga ubwo ni ukuvuga ngo nshobora kugira gutya nangiza nkaba mpfundikiyeho gatoya mu gihe mfite umupfundikizo kugira ngo akuka kagabo ariko ukirinda ko gashobora gusubira kugira ngo ka kandi gasigaye ku kimamiyo ku mpande no ku mamiyo wose kugira ngo utaza gusonga ntacyo kwakarira igipfubusa subizi kandi kugira ngo akiyo gasigayemo ntabwo kaba gahiye ntabwo kaba kameze nka kakandi tugapfundikiraho gake kongera gutya buri kanya hasi kaba kamaze gufata ubushyuhe ukongera nako hejuru gutyo
inyama ndabona amazi ari hafi gukama. Yego. Ni byiza gutya ku muriro mukeya, iyo umuriro ari mukeya hari n'igihe y'amazi akama zahiye. Ndibuka kera amagaze akizwe unavuga ngo gaze zibishya ibyo kurya ngo zibabura ibyo kurya, murabizi namwe. Yego cyane rwose. Kuko zabaga zifite umuriro mwinshi. none umuntu ntamenye ngo baragabanya ngo babigenza bate, barongera ukumva ngo nisimeze neza. Kandi ushaka guteka neza ubanza kwegeranya ibyo guteka. Yego, icyo bita mise en place. Ukabyegeranya neza ukabishyira ku ruhande ku buryo igihe cy'ibitunguru nikigera utajya gushaka igitunguru muri stowa ngo uje kugikatanya ugasanga byashirije. Mana yanjye nanjye ibyo kurya bishirije. Iryo ni ryo banga ry'igihunga kawunga yacu. Ushaka gusanga kawunga kangana gute? Jewe n'ibiro 5 bitewe n'isafuriya. None se suppose ko ufite menu, ko ufite menu wenda y'abakiriya uri muri restaurant runaka cyangwa hoteli, kandi ubwo bakire nk'abaganda nka 20, none se wasonga ibiro bingahe? Wagisonga ariko twajya muri internet nkajya mubona basanga gutya mwe hakurya bakanitendeka kirima ntaki. Murabona ko ikigero cy'amazi twafashe byahuye. Umuntu udafite ikigero byanze bikunze ushobora guteka menshi aho kugira ngo aze kubura yaba menshi, asigaye wanayogesha n'ibyombo cyangwa ukakoresha mu isosi tugiye guteka. Wanakaraba n'intoki tugiye kurya ubugari kuko turisha intoki. Urishikanya kirazira kikaza intoki bana ntabwo iryo kosa nariko. Akawungurisha intoki n'ubugari busanzwe n'intoki. Gusa iyo urishije intoki urya byinshi kuruta ifoke. Icyo kintu nakizi ntabyo nari sevre buryo ufite apeti. Sana ariko mbese numva ngufasha kugira ngo ntago nzi gusonga. Nanjye nzi gusonga di kamwe mu ruhuri. Ikiro ntagisonga ariko ntusandegereza ikiro. Kawunga ntakabagabo. Nakabagabo. Zarantaki. Udashya bisaba imbaraga cyane. Bisaba imbaraga. Kawunga idahiye igira ingaruka. Ari cyinshi kawunga burya iratubuka. Utazateka litiro 2 z'amazi urangiza uvuga ngo ufite ibiro 2 bya kawunga. Ntabwo byakunda. Kiretse wabaye ufite nka cafetiere wacometse ku ruhande. Nabyo birafasha ku buryo uyabura ugahita wifashisha ntandi mazi turi bukenere kongeramo. Ntandi twongera. Murabona ko karafashe kameze neza, ntabwo gakomeye nk'igiti ukuntu, kandi nta nubwo korohereye gatetema. Urabona ko bibaye icyo dukora tugiye kugateka tugahishe ikigero twumva ko gahiye wakarya no kugira ngo twongere uburyohe niho duhita tugashyira muri oven cyangwa mu ifuru. Umwuka urazamuka ugakubita ku mfundikizo, amazi akamanukamo kakagenda karushaho kongera koroha. Uko usonga akagenda koroha kuko umwuka iyo ukubise hano ku mfundikizo amazi aramanuka akavamo, gusonga bigakomeza byoroha. Kawunga ikomeye rero ntabwo biri sawa. Nta nubwo wayifata gutya ngo ukoze mu isosi wumve ngo imeze neza. Iravungagurika kandi ivungagurika bitabibiha pe. Ariko kawunga yoroshye imeze neza ufata gutya wakoze mu isosi kumva wow imeze neza cyane. Yego bazabigerageze. Hari abantu bavuga ngo ngiye ntabwo narya kawunga itarimo umunyu, itarimo amavuta, ariko bazagerageze iyi kawunga bazatubwira. Urabona n'amazi ari hafi gukama. Ubu noneho igeze ku gihe cyo kuba wayirya. Aho bigeze niho tugiye kuyarura dushyire muri aluminium. Yes, mu buryo bwo kugira ngo bwa bushyuhe bugumemo izimeze neza cyane. Nta n'udupfundo ifite. Ntatwo. Ubu rero igeze kuri iki gihe dushatse tugiye kuyikuraho dushyire mu isashe, dushyire muri aluminium dufaba wirebe. Ndabona rero zagize zakamye. Yego. Dushiramo ya mavuta. Shyiramo utuvuta turinganiye. Utu? Yego. Kugira ngo ataba menshi kuko iyo agiye gukamamo ugenda wongeramo kugira ngo amavuta ataza kubamo menshi cyane kuko ntabwo biba bimeze neza. Karange turye neza. Ku ziko tugiye kuyitegura kugira ngo tuyishyire muri oven. Dukoresha isashi. Ya papier filme. Papier filme ziraboneka mu supermarket, urayigura ugakataho icyo ushaka gukoresha akaba ari ukoresha. Twarangiza tugakoresha ikimamiyo cyafite uko ingana. Yego.
wenda urabona twe twakase gatoya. twakase gatoya utaha mu kanya turakata ikinini. Utaha turakata kinini. Warangiza ukagira gutya ya shashi yawe. Ufite ameza yawe ameze neza ukagira gutya. Ubwo nuko twakase twe gatoya, ushatse wakata kinini ku buryo ishobora kuba ireshya n'iyi sashi. Warangiza ukagenda ugira gutya kugira ngo kagire forume, kugira ngo kaze kugira shepu nziza cyangwa forume, hataza harimo bya bintu by'ibinogo bigize gutya. Ukagenda ugira gutya gake gake ku meza yawe. urabona ko bisa nkaho nta mavuta arimo. akunda Alex akunda isafuriya rwose inyama zitarimo amavuta menshi. tuzikaranye dufate irangi tubone gushiramo ibirungo. Iyo zigezeho noneho nka kwa kundi butesitinga uba wumva ziryoshye zimeze neza. noneho ndabona twashyizemo agasosi hafi ya ntako. washyizemo uturungo washyizemo ibirungo by'imboga utarashyiramo bino birungo byo mu nganda. uzi iyo zitesitinze ziba zimeze neza cyane. urabona nibwo tugiye gushyiramo ibirungo. ibitunguru n'amatungurusumu na puwavuro mbishyiriremo rimwe. wabishyiriramo rimwe kuko ntacyo bitwaye. urabona neza ko zimeze neza. umuntu ashyiramo utuvuta kuko urabona ko yahishe udutunguru byumye. urabona ko neza zanahiye. kwa kundi umuntu aba yihuta yakoramo akarya rwose nta kibazo. umuntu yamujaburira. hari ukuntu wajya buri busubire kwiga ukavuga ati mujaburire umwana agende. cyangwa ugashyiramo n'utuzi, kandi nta muntu ujya wongera mu biryo amazi akonje. buri gihe bakoresha amazi ashyushye kuko bihita bisubira ububisi kandi bigabanyura uburyohe. burya niyo mpamvu ni ukuvuga amazi akonje kuyongera ibiryo ibyo ari byo byose iyo wongeyemo amazi akonje bigabanyura uburyohe. zariyo ku muceri nta gushya wumva, nta gushya neza rwose uhita utetema. niyo mpamvu rero kenshi uzasanga kugira ngo wongeramo amazi ukoresha utuzi dushyira ku ruhande kugira ngo nuyakenera uze kugenda wongeramo. ikindi kintu iyo uri gukaranga inyama ukabona amavuta ashizemo, iyo ukomeje kongeraho amavuta hejuru y'isosi aba menshi. iyo ubona hari ukuntu isafuriya iba yumye ushyiramo utuzi, icyo gihe birakorohera kuko iyo isosi irimo amavuta menshi uhita wumva bikugeza aho ugenda ushyiramo utuzi ugenda ugaragura. inyama zo mu Bagande muri zashize nagiye Uganda ntabwo ziba zifite amavuta menshi, ziba zikaranze zimeze nk'izitogosheje zirimo ibirungo biri neza ku buryo iyo uyikuriye gutya izo nyama zo mu kungo zajya mbatekera nuko zaba zimeze. oh mana yanjye I can't wait. murabona ko inyama zacu zimaze gufata irangi. ibitunguru byahiye na pavuro na garike. ubu tugiye gushyiramo inyanya, niturangiza tugire gutya upfundikire utagaraguye. burya inyanya iyo zibumbiye hamwe zikurura ubushyuhe. wakozamo ikimami ugasanga zaye, ariko rumwe utatanye urundi ruri hariya usanga. niyo mpamvu ababyeyi bagiraga gutya bakazegeranya ntabwo zishya neza, bakagira gutya barangiza bagashyira n'utuntu hejuru gutya bagasanga bapfundikiye. ubwo zikurura ubushyuhe rimwe noneho wazikora zikabyarisa, ariko rumwe ruri hariya urundi ruri hariya asanga rumwe rutahiye neza, usanga hari urunyanya rufite umutima. yego ubu ni ukubereka gutya nk'iminota nk'itanu ukabona kugaruka. twarangiza tumaze gushyira mu ishashi. noneho ya kawunga yacu twamaze kuyishyira mu ishashi nk'uko twabiberetse, tugiye gushyira muri aluminiyumu kugira ngo tuze kubona uko tuyishyira muri oveni. turayifata tukagira gutya tukagira gutya, twarangiza tugafunga hano gutya, tukongera tugafunga na hano. warangiza ugakata ya aluminiyumu yawe neza tukagira gutya.
iyo ugize gutya iza hano ubona imeze neza ku buryo uri buze kuyiha shepu, ugakanda gutya warangiza ukayishyira ahangaha, ubwo tugahita tuyishyira kuri tereyi, tugahita dushyira muri oveni, ugashyiraho igipimo cy'umuriro utari mwinshi. Yego turashyiramo ro 180. 180. Tukabekinga hagati y'iminota 20 na 30 kuko n'ubundi kaba kahiye neza. Iyo ivuze gutya nibwo iba yakiriye umuriro. Yego. Kiriho nuko ndagashiraho gutya. Yego. Aluminium urafunga ugashyira ku gipimo cy'umuriro w'180, ukabekinga hagati y'iminota 20 na 30. Kawunga yawe uyikuramo imeze neza cyane rwose, ariko nanone urabona ko iyo bimeze gutya ni ukuvuga ngo umuriro uturuka hejuru, hari uturuka hejuru, hari uturuka hasi. Iyi ngiyo aho twacanye guturuka hasi. Dushaka ko tutaza guhindura, ducana no guturuka hejuru kugira ngo hasi hashye no hejuru hashye tutigeze duhindura. Umuntu rero ufite ifuru icana hose yacana hose, ariko njye ushyuye bwinshi buturuka hasi bugakwira hose nta kibazo. Ibyo ngibyo nibyo byiza kurushaho kugira ngo nguze usuzume urebe ngo hano uhita wongera ugire gutya. Iyo ufite ifuru icanirwa hose uhita uyicana hose. Iyi ngiyi none ikwizamo umuriro hose ucana hasi biba bihagije. Inyama turebe hose. Noneho tugiye kureba za nyama zacu twamaze gushyiramo inyanya. Urabona ko inyanya rwose zahoberanye niko bajya babivuga muri terime y'igikoni. Ugacishamo ikimamiyo cyawe rwose inyanya zahoberanye, ukagaragura neza. Urabona ko byahiye, zisa neza cyane. Tugiye kongeramo ikintu cyitwa sositomate salisa kugira ngo turusheho kongera uburyohe ndetse zinahindura ibara. Na kasi ya sosi karajyamo na bya birungo bindi byose. Na bya birungo byose bya onja kugira ngo inyama zacu zize zisa neza cyane rwose. Sositomate turayishyiramo yose? Ni kamwe turagashyiramo kose kuko niciye amanota. Twashyizemo inyanya, ariko ushyiramo nanone sositomate bitewe n'inyama watetse uko zingana. Ntabwo watetse ibiro 3 ngo ushyiremo sositomate, ntabwo bishoboka. Ubona ko abantu bateka bitandukanye, njyewe mbanzamo ibirungo by'ifa, ko ubanzamo ibirungo. Yes, abantu bateka bitandukanye rwose. Ubwo impamvu umuntu abanzamo uburyo bw'umuntu, ibirungo natirere birashya bigashya neza bigasaya. Urabona ko inyama zacu ziri kugenda zihindura ibara. Ubu tugiye gushyiramo soya sauce. Dushatse twabanzamo za onja na magi. Aka ngaka dushyizemo ka onja ko mu nyama, kuko habamo nako mu isombe. Twe dukoresha ko mu nyama kaba gatukura, ko mu isombe kaba ari icyatsi. Yego. Twarangiza tukavanga, shyiramo na magi ntacyo. Ubundi burya magi zitarenze 3 nizo nziza. Uzarebe n'abandi bazicuruza bavuga ngo mu ndyo ni magi 3, ariko twebwe turakoresheje 2 kuko inyama zacu ntago ari nyinshi. Nubyibuka? Hari ukuntu bajyaga bavuga ngo mu ndyo ngashyiramo wagashyiramo nta kintu gatwaye. Ni kadija k'umutuku. Yego. Urabona ko sosi karaza kuba gatukura gasa neza. Urabona ko zisa neza inyama zacu. Ndarya neza uyu munsi, hehehehe. Ntago munkira. Urayibona babandi none bakunda inyama zitarimo amazi, nk'inyama yiriye rwose imeze neza cyane. Nka bamwe bakunda ifiriti n'inyama gusa. Black pepper.
dushyiremo n'aka black pepper gakeya kubera dufite gakeya abana rwose kuko ufite abana iyo ushyizemo kenshi byumvikana nk'urusenda washyiramo gake kagira impumuro nziza kagira gu nziza ka black pepper yego kagaragura nyine inyama zawe gakomeza ugaragura kugira ngo zitaza gushirira kuko inyama zishiririye hazamo ibintu by'umukara umva hano mbona gu ya testi ya inyama yahindutse pe wanakwarura ugasanga ntabwo bisa neza none tugiye kugiramo soya sauce dark ndashiramo ingana gute washyiramo icyo kiyiko n'akandi gake cyane kuko iyi ngiyi ihindura isosi ibara ikiyiko kimwe n'akandi gakeya gake cyane kandi nanone nyinshi ntabwo aba ari sawa ukoresha nyinshi mu gihe utetse pilawu yego pilawu nibo bakoresha nyinshi kuba bashaka ko bihinduka yego kamere ukuntu zisa neza cyane ubona ko inyama zihindura zirasa neza urabona ukuntu zisa zirasa neza umuntu utazi soya sauce yarahombye pe soya sauce ni akamaro kayo irazihindura kandi nayo burya yongera uburyohe yongera nagu soya sauce rero ni akamaro tubibutse nujya kugura soya sauce ushaka yo mu nyama uzagure dark cyangwa iy'umukara cyangwa niba ushaka indi yo mu mboga yo mu bindi bitandukanye bitari mu masosi bidahindura amabara bazaguhe light soya sauce light ikirungo turagikaranga nk'iminota nk'ingahe hagati y'3 n'5 kugira ngo gishye neza bwakantu kubisi kabamo kavemo uriya soya sauce mbisi yarananiye nubwo aba China bayirya yonyine ariko ngiye yarananiye pe uba wumva imeze ukundi kuntu utari kwiza kuko twaje kureba yuko iyo ukoresha amazi ashyushye mu biryo nibyo byiza kurushaho kuruta uko wagenda kuri robine ugahita uvoma cyangwa ugasuka mu ijerekani ukongeramo mu by'imitekere rero dushishikarizwa gukoresha amazi ashyushye mu gihe cyose tugiye kongera amazi mu byo kurya bihiye birafasha cyane murabona ko inyama zacu zirasa neza cyane rwose ku rwego rushimishije zirasa neza cyane rwose izi nyama tugiye gushyiramo akantu kitwa beef masala kubera ko ari ingenzi kuko ari inyama ni ingenzi kuko ari inyama gahumura neza cyane ubwo rero ushyiramo gakeya bitewe n'inyama watetse uko zingana Shizemo kimwe cya kabiri cy'akayiko. Yes. Warangiza kuko ibi birungo ubwabyo bibamo umunyu. Ushyizemo byinshi. Turashira muri kandi twabijije mu nyama. Ushyizemo byinshi ukaza gushyiramo umunyu. Sosi yakubana. Sosi rwose kwirya byakugora kubera umunyu mwinshi. That's true. Muzabyiteho. Urabona ko za nyama zacu ziri gusa neza cyane niba mubireba dore ngiziko ukuntu zisa neza cyane rero amazi hano yashyushye rwose tugiye gukora noneho isosi ushya ntabwo byemewe nta mushefu ushya noneho tugashyiramo amazi ushyiramo amazi bitewe n'isosi ushaka gukora cyangwa umubare w'abantu ushaka kugaburira uko bangana kongeremo yes urabona ko isosi yacu igifashe cyane pe shiremo yose yashyiremo yose ntacyo yes urabona isosi yacu imeze neza ntiyoroshye wayirisha ubugari ahantu hose wayikoresha imeze neza cyane rwose isosi cyane rwose ubu rero tugiye kongeramo utundi tuzi murayibona ukuntu isa neza cyane kandi urabona ko ari ikibuti irafasha cyane igomba kubira twongeramo amazi igasa n'iyoroha kuko n'ubundi yikama igenda yegerana yego hari ikintu bita mu cyaro niho bajyaga bakoresha ngo agafu k'ubugari isosi yabaye yoroshye ariko ukoresha corn flour iyo uyifite iyo kakubanye karekare iyi ngiyi niyo umuntu akoresha iyo isosi yabaye ndende impamvu bakoresha iyi corn flour isosi yacu murabona ko ifashe cyane rwose ariko mu gihe wacitswe isosi ikoroha ukoresha
corn flour ugashyiramo. Ukuntu imeze iyi sosi, ukuntu ifashe ahantu hose, ubugari wahisha kawunga, nta kintu utaryoheye iyi sosi imeze. Mu kwitonda rero kugira ngo umuntu adashya, dukoreshe kawunga yacu kwitondera, bishyushye cyane. Mushe karashyushye kabisa. Rero ubu ibiryo byacu byahiye, tugiye kurya. Urabona ko ukata muri shepu ushaka, ni ukuvuga ngo ushatse washyira agasosi ku ruhande cyangwa isosi ukayishyira hano ku ruhande nk'uko mubona turi kubikora. Warangiza ukicara n'icyo ukunda cyangwa ugashyira hano ku ruhande. Kanza n'agasenda. Agasenda. Tumaze dushimira Imana duhaye amafunguro, ubundi tubone gutestinga. Kadushimira Imana. Imana turagushimiye, tugushimiye kuri umutunzi w'imbabazi, izina ryawe rishyirwe hejuru. Mu byiza watugeneye by'uyu munsi habonetsemo n'ifunguro ritunga umubiri. Mana turagushimiye, nuryeze n'urihumanure, kandi tweretse abataribonye kubw'impamvu zitandukanye, ubagirire neza, tuzi ko mu kiganza cyawe harimo byose, kandi ukirambura uhaza kwifuza kwacu. Wakirambura rero ugahaza abantu batabifite, kuko uri Imana ishobora byose. Reka bigwe imibiri yacu neza, kandi na bene data bari hirya no hino batabibonye ubacire inzira, kuko uri Imana. Tubisabye twizeye ku bwa Yesu Kristo umucunguzi wacu, amen. Ku bagakunda bashyiramo kenshi, ku batagakunda bagashyiramo gake. Ubundi ku bakunzi ba kawunga twe turisha intoki nibwo turya neza, kabubumba nibwo wumva uburyohe. Wow, mbega isosi. Ikindi cyiza, uranagateka kagumamo, niyo yaba nimugoroba niyo yaba n'ejo kazaba kagishyushye. Ushobora kuba ufite gahunda nyinshi utari bubone umwanya ugashyira muri aluminiyumu, warangiza ugakomeza ukakavaringa. Reka tubasezere bagende, dusigaye turya twinyire twisanzuye. Ariko nabo tubahaye ikaze ubutaha, ni karibu. Buri wese ushaka kuza guteka kwa Claire, amarembo arafunguye rwose, biremewe, nta kiguzi uretse ubushake bwonyine. Wakoze cyane. Ugiye kwereka abantu special recipes. Twe tuba tugira ngo umuntu uri ahantu utabasha kwirwanaho cyangwa wumva guteka ari ibintu bigoye bya danje, ibintu very simple, bisaba ubushake gusa no kumva wabimenya, ubundi ukitegurira amafunguro. Never know, nta wamenya. Arahire wa muntu sheri wa Alex, bimeze biti ahari hose. Ubu ni utari kugira ngo bigire vuba cyangwa nta uhari uri ku isoko, ahubwo niba hari umuntu ufite iyerekwa naritambutse. Umva nk'abakobwa ngo niba mutumbishije, ufite iyerekwa nagire ko naritambutse mu izina rya Yesu. Wakoze cyane, nizere ko rwose ningukena nzajya kakubona. Yego ndahari, kuko ni ibintu nkunda. Wow, shana ni byiza kugira umutipe uzi guteka, kugira umugabo uzi guteka. Nosiyo itari idahagije cyane, ariko itari nkeya, nanone itari nkeya, ariko ni kariya nkunda. Wow, mwakoze cyane kubana natwe. Reka tubabwire ngo tuzasubira ubutaha. Mukore like, mukore subscribe, musharinge bino biganiro, turabakunda cyane. Dusubira ubutaha. Ciao ciao. Bye.